ya ni match yahuzaga Kiyovu Sport ndetse na Gasogi, ni match ije nyuma yasaga nyinshi muri Kiyovu Sport. Emeduraho mukomere cyane, meze neza, ndaryoheye namwe uko mubibona mu maso. Navuga ko umunsi wagenze neza. Emedi, nyuma yo gutsinda ibitego bibiri mukomveka mudafite umutoza muri gukoreshwa na Halil, ngira ngo abenshi bamuzi kuriramo bose, ngiye muzi muri la jeunesse ndetse na Makenzi kuri bande tushikabonye haguruka cyane. Ni match wabonye gute n'iki mwabonye mwarushije Kenzi? Ngira ngo ni determination kubera yuko twari twamaze kubabwira yuko iyi rimwe mu equipe yatugoye kuva yabaho, imyaka itatu irashize, dutsinze iyi inshuro nyinshi ku buryo umuntu atabona uburyo abisubiramo. Rero nababwira yuko wari umukino twavuga ngo muri uyu mwaka aho Kiyovu Sport yagaragaje yuko ari ikipe yamaze kwiyubaka, igeze hehe, igipimo kizero gipimira ku makipe yagiye gutsinda. Rero navuga ngo uyu wari n'umunsi ufite amateka kuko abakristo bene wacu bavuga ko ngo n'umunsi ngo Yesu yabambiweho. None muramo mubambye Kenzi none? Nago ndi buvuge ko tumubambye, ahubwo ndavuga ko tumushyize ku kiriyo nyacyo. Yitwaga urubabyingwe, none rubambye Kiyovu ni ibambye urubabyingwe. Oya, nago twe twavuga yuko hari bitangaza dukoze ugereranyije inshura dutsinze. Ariko nakubwiye ngo uyu munsi n'umunsi abakristo barimo barizihiza no wa gatanu mutagatifu, kandi abemera ko Yesu yabambwe nabikubwiye ngo uyu munsi byasabaga rero gushakisha mu Rwanda niki twakwibukiraho ko kubambwa. Uyu munsi rero umuntu yavuga yuko Kenzi na Gasogiye bemera umusaraba bawurareho, natwe ntago twari twiyanze bazazuke ku munsi wa gatatu. Ubwo gutegereza ku munsi wa gatatu ni nabwo nshobora kuzasubira gusura Kenzi kuko ni inshuti yanjye. Ku wa gatatu rombijeje yuko muri Radio 1 na TV 1 muzanyumva nzaba nagiye kumureba. Hemedi, ni Kiyovu Sport navuga ngo ntifite umukinnyi w'umusitari, ariko ni equipe ikina umukino kabisa ufatika, itsinda ikomveka. Ibi bintu umutoza wabibahaye hari ingingo bakakanya yaragiye, urabona Kiyovu Sport itagiye kumanuka hasi. Nakomeje kubwira abantu ko hari ingingo yaragiye, turacyanamushimira kugeza none ahangaha. Yaragiye ariko ibyo yaduhaye ibyo twarabisigaranye. Yahagiye hari ingingo, ariko imyitozo ye abakinnyi yadushakiye uburyo yabatoje mwabibonye, nta nuwabura kumushimira ko uyu munsi imyitozo ye ariyo dukoresheje kugira ngo tubashe gutsinda. Umuntu akanashimira staff yasize, baragaragaza ko nabo mvuge ngo bari abanyeshuri beza, ibyo yabasigiye nibyo bakoresheje. Kandi ninavuze yuko kimwe mu bigomba kugaragaza Kiyovu Sport ko ari impinduka zabaye no gutsinda Gasogi birabaye. Rero ndagira ngo mbabwire ko iyi match kubera uburemere bwayo niyo yavanye David muri Canada, President Kiyovu ari hano i Kigali. Oya, ntago yabasanywe n'ikibazo cyasaga hari ingingo yabarateje ko bavuga ko Kiyovu areze. Icyo ntago ari ibibazo bya hari ingingo. Dufite Chief Executive Officer, dufite CEO, ibintu birebana n'impapuro. Rero nta hantu President burya ahurira nabyo, ugomba kugira abatekinisiye bakorera ibintu byose. Ariko kimwe mu bintu byamuzanye yibazaga ngo kuri iyi manda nyoboye Kenzi arongera tujoge nk'uko byagenze. Navuga ko rero mu batsinzi iyi match cyangwa mu umuntu yayitura, reka tuyiture na President wacu. Ngize amahirwe ndagufatishije n'ubundi umutsinze umwaka utahari saga yuko umujyi wa Kigali hagomba gusigara equipe imwe. Urabona Kiyovu Sport ari ikwiye gusigara? Twebwe ntago uyu munsi turwanira intebe mu mujyi, ntago turwanira intebe mu mujyi. Twebwe uyu munsi turi mu mujyi wacu tuvukamo. Ubundi buriya ndagira ngo mbabwire, iyo uje mu mujyi baguhaga permis de résidence, nayo iyo uri umunyamujyi baguha carte de résident, icyangombwa cy'uko uri aho ngaho. Twebwe rero nitwe twakira, nta muntu twakirira iwacu. Uyu munsi rero amakipe yaraje tuyaha intebe, abandi baraza tubaha ibyicaro. Ari naho mwacumbikiye? Barabizi nabo twasabiye imodoka. Hari abantu twajyanye muri Rwandex tubasabira imodoka 2 niko batazi gushima. Ariko imodoka abantu bazerantseho Rwandex bayita Gasenyi, nitwe twabajyanye, bayihawe n'umuntu witwa Saidi. Yego nibyo. Icyo rero nababwira cyo uyu munsi nongere mbisubiremo, Kiyovu Sport ifite aho iri kuva n'aho irimo kugana. Twahize igikombe cy'amahoro twarakibuze, duhiga umwanya wa 4 kugeza none ahangaha iyo hiyongereho amanota 3 uburi musatira muri konganya na mukire ba Rayon Sport. Nago Rayon Sport tunganya amanota kubera ko Rayon Sport tirusha ibintu byinshi. Na amanota banditse nayo twatakaje, impamvu twayatakaje izi saga zose ni nyirabayazana. Tuzi impamvu aya manota twayatakaje. None nyirabayazana abari Rayon Sport gute yabimishije amanota? Nago tuvuga ngo nyirabayazana Rayon Sport kuko turacyarimo kwiyubakira izina kandi itakiniye hano. Ahubwo nagira ngo mbabwire ko twebwe amanota twabuze aho twayaburiye turahazi, ariko babifitemo uruhari. Niyo mpamvu rero uyu munsi nongere mbibabwire, nta miyaga. Umuntu wese watatse Kiyovu Sport aba yatatse ubuyobozi, kandi ubuyobozi butarwaniriye Kiyovu Sport ejo mu nteko rusange bazabitubaza, tuzabwira icyo batugiriye icyizere.
niyo mpamvu Kiyovu yabura ibikombe yabura ibindi ariko igasigarana dignité yayo. Birimo birumvikana. Uyu munsi umukunzi wa Kiyovu Sport akeneye kuba muri iyi kipe iri mu mujyi wa Kigali yubashwe, abantu barwanira ibikombe abenshi n'abatarabyigeze. Naho Kiyovu Sport nta gikombe na kimwe gikinirwa ku butaka bw'u Rwanda itatwaye. Simbona rero yuko niko kuri. Wamuheruka igikombe cy'uzi ni cyaryari. Kugira ngo nkubwire yuko icyo duheruka nacyo twe twatsinze Rayon Sport. Nacyo duheruka ku bwa finale. Ijambo rimwe ku buyobozi bwa Kiyovu Sport. Bwubahwe. Dusoza ntondekera uko ubona eshanu zizarangira muri no shampiyona. Ngira ngo gutangira kuvuga ngo ikipe zizarangiza gutya shampiyona yarahindutse. Uko ubibona. Ndavuga ni mubanze mu nyumve. Shampiyona yarahindutse. Iyo ujya kubona ukabona ikipe ya mbere ikinnye ni ya nyuma muri shampiyona yacu. Ikipe ya mbere bikayigora kubona amanota kuri ya indi ya nyuma. Byarabaye twarabibonye. Hari rero ushobora kwizeza ikipe ngo uyu mwanya wa mbere ni uwanyu. Ku myaka yanjye mfite ntabwo binyemerera kuzasubirishwamo icyo navuze. Munyemerere tubiha amasaha, tubiha iminsi. Emed, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sawa, reka dusoze twifuriza Pasika nziza ku bakristo, tubifuriza no kugira wa gatanu ngo mwiza. Kiyovu imaze kubabwira yuko yababambye nkuko Yesu bamubambye uno munsi, bivuze ngo Emed urabyumvisha ubutumwa guhaye Kensi, ibindi tuzakurikirana. Turacyari hano kuri Kigali Pele Stadium, match ya Mukura ndetse na match ya AS Kigali. God bless. Saba Emed mubwira ko tuje kumukoresha. Washa mfanya vugana na Nice. Akira hivi. Damikira Emed. Mubiresha mu gikapu. Emed genda uvuga ngo dusoze kandi turi mu minota 6 dusoze. Bari banciriye amasiri ko bari kudusora. Uye nari bitware kurangiza iminota 8 mintu yanganira 6. Uyu wingu yaje muri control room kwa giti. Jya muri control room kwa giti. Birimo birumvikana. Uyu munsi umukunzi wa Kiyovu Sport akeneye kuba muri iyi kipe iri mu mujyi wa Kigali yubashwe, abantu barwanira ibikombe abenshi n'abatarabyigeze. Naho Kiyovu Sport nta gikombe na kimwe gikinirwa ku butaka bw'u Rwanda itatwaye. Simbona rero yuko niko kuri. Wamuheruka igikombe cy'uzi ni cyaryari. Kugira ngo nkubwire yuko icyo duheruka nacyo twe twatsinze Rayon Sport. Nacyo duheruka ku bwa finale. Ijambo rimwe ku buyobozi bwa Kiyovu Sport. Bwubahwe. Dusoza ntondekera uko ubona eshanu zizarangira muri no shampiyona. Ngira ngo gutangira kuvuga ngo ikipe zizarangiza gutya shampiyona yarahindutse. Uko ubibona. Ndavuga ni mubanze mu nyumve. Shampiyona yarahindutse. Iyo ujya kubona ukabona ikipe ya mbere ikinnye ni ya nyuma muri shampiyona yacu. Ikipe ya mbere bikayigora kubona amanota kuri ya indi ya nyuma. Byarabaye twarabibonye. Hari rero ushobora kwizeza ikipe ngo uyu mwanya wa mbere ni uwanyu. Ku myaka yanjye mfite ntabwo binyemerera kuzasubirishwamo icyo navuze. Munyemerere tubiha amasaha, tubiha iminsi. Emed, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sawa, reka dusoze twifuriza Pasika nziza ku bakristo, tubifuriza no kugira wa gatanu ngo mwiza. Kiyovu imaze kubabwira yuko yababambye nkuko Yesu bamubambye uno munsi, bivuze ngo Emed urabyumvisha ubutumwa guhaye Kensi, ibindi tuzakurikirana. Turacyari hano kuri Kigali Pele Stadium, match ya Mukura ndetse na match ya AS Kigali. God bless.